Kayumba nigeze kumva rimwe avuga ngo biriya bintu byaratubabaje, avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kayumba turaziranye twese ku rugamba, hano araba officers batandukanye udushyize hano katuvuga. Kayumba no kugira utya ngo arebe n'ahaduye hari ubwo byamugoraga kumureba gusa byonyine ngo akanura amaso, ubwo abumva icyo mvuga muracyumva. Ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kweli Kayumba utabara umuntu kwa bahegereye, utabara umuntu kwa afite bataliyoni, utabara umuntu utagira icyo ugira. Niyayoboye bataliyoni, niyayoboye company, no munsi yaho niyayoboye paratuni. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Reka nkunganire. Kayumba ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba byibukaga ibintu bikomeye bimeze nabi, niba uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. Ariko mbere yuko mvuga kuri ku mutwe witwa RNC, reka mbanze mvuge kuri Kayumba Nyamwasa. Mwumva Kayumba Nyamwasa ni iki? Kayumba Nyamwasa, niba hari umuntu w'umuhemu ubaho, ubuhemu murabuzi? Niba hari umuntu w'umuhemu ubaho watangaho urugero rw'ubuhemu, ni Kayumba Nyamwasa. Kubera ko Kayumba Nyamwasa icyo yabaye cyo mu ngabo za RPA yarakigizwe, ntabwo yakigize. Nta n'igitangaza yakoze mu ngabo za RPA n'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu yavuga na kimwe ati nakoze aka kantu aha naha ku buryo nagahemberwa. Nta na kimwe afite yavuga, ahubwo yagiriwe neza igihe cyose. Hari ukuntu umuntu agira amahirwe mu bihe bitandukanye bitewe n'ibihe uko biteye, akagira amahirwe akagendera ku bandi agahabwa akagirwa icyo ari cyo. Ariko iyo ari umunyabwenge buke, iyo ari umuhemu mu buzima bwe, iyo nta burere agira, iyo ari umunyamusozi, ibyo byose abipfusha ubusa. Perezida Kagame na General Ibingira ibyo baherutse kuvuga kuri Kayumba Nyamwasa mu nama ya Unity Club iheruka byatunguye benshi ndetse bibabaza mu buryo bukomeye cyane. Kayumba Nyamwasa wabaye mu ngabo z'u Rwanda, akaba yaranabaye muri bamwe mu bayobozi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Perezida Kagame rero muri nama ya Unity Club yagaragarije abari bayitabiriye ndetse n'abari bari kuyikurikirana n'ubundi ku miyoboro itandukanye, abagaragariza ko Kayumba Nyamwasa ari umuntu rwose w'umunyantege nke ndetse atari umwizerwa mu gihe cyo kubohora u Rwanda, kuko n'ubundi yegereye Perezida Kagame amusaba ko bahungira muri Uganda, ingabo zikaba ariho ziruhukiye. Icyo gihe rero bimusabye n'ubundi mu gihe urugamba rwari rugeze mu mahina, Kayumba Nyamwasa aba ikigwari, amusaba n'ubundi kurambika intwaro. Ibyo ngibyo rero ngo iyo abyubahiriza nk'uko Kayumba Nyamwasa yabimusabaga, urugamba ni rwari kuba rwararangiye, urugamba ni rwari kuba n'ubundi rwarashyizweho iherezo ngo u Rwanda rubohorwe, abanyarwanda babone umutuzo n'umudendezo. Kayumba Nyamwasa rero mu by'ukuri ibi ngibi abifata nk'uko musebya ndetse no gutesha agaciro uruhare yageze mu kubohora u Rwanda. Si Perezida Kagame n'ubundi ugaragaza ubugwari bwa Kayumba Nyamwasa gusa, ahubwo na General Ibingira nawe agaragaza ubugwari bwa Kayumba Nyamwasa, aho amugaragaza nk'umuntu n'ubundi utarigeze ayobora ingabo, ko nta musirikare n'umwe yigeze atabara, nk'uko Kayumba Nyamwasa yagiye abiririmba avuga ko hari abo yatabaye. Ibingira ni byinshi amuvugaho nk'uko nawe wabyumvise n'ubundi kuri ayo mashusho. Si Ibingira gusa, ahubwo na General James Kabarebe nawe hari ibyo avuga kuri Kayumba Nyamwasa. Noneho hano ushobora guhita wibaza uti se nyuma y'iyi myaka yose kubera cy'ubundi bamwe mu bayobozi bakomeye mu Rwanda bakigaruka n'ubundi kuri Kayumba Nyamwasa kandi ari umugabo rwose bigaragara ko yisaziye, kuri ubu ngubu
ari mu myaka irenga 60 n'ingahe, arakuze ageze mu zabukuru, none kumuvugaho nuko abateye mu ngenge, dore ko n'ubundi ibingibi biza bihurirana neza cyane inyeshyamba za P5 zongeye kwegura intwaro zikaba rwose ngo zigamije kwegera imbibi z'u Rwanda. Birumvikana n'ubundi icyo baje gukora cyangwa se icyo bagambiriye gukora ntabwo ari ugutahuka mu Rwanda, ntabwo ari ugusura u Rwanda, ahubwo ni ukuruhungabanyiriza umutekano. Kuri ubu P5 iri kubarizwa ahantu habiri mu bihugu byegereye u Rwanda bibiri, ari byo u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Rero reka ngugaragarize n'ubundi icyo Kayumba Nyamwasa yasubije Perezida Kagame ndetse na General Ibingira kuri ibingibi n'ubundi bamuvuzeho ubwo bari mu nama ya Unity Club. Kayumba Nyamwasa n'ubundi ndagira ngo wiyumvire icyo asubiza kuri ibi byose yavuzweho. Rero ikaze cyane hano kuri Kivuland News, uyu nawo ni umuyoboro wacu aho uzajya usanga amakuru ndetse n'inkuru zizewe utasanga ahandi. Ikaze cyane. Kugira ngo n'ubundi bize kukorohera cyane kumenya ibyo Kayumba Nyamwasa avuga, inkomoko yabyo, icyizere yifitiye aho gishingiye n'ibindi bitandukanye, ni ngombwa cyane guhera aho byose mvuga ko byatangiriye. Kayumba Nyamwasa n'ubundi yabaye umwe mu basirikare bakuru bafite imyanya ikomeye haba mu gihe cy'urugamba rwa RPA n'igihe cy'ubuyobozi bwa RDF. Yari umuyobozi n'ubundi mukuru w'ibiro bishinzwe isubiranyamakuru n'ubutasi cyangwa se Chief of Military Intelligence, icyo bitaga DMI, mu mwaka w'igihumbi 1990 kugeza muri 1994. Yari umwizerwa cyane mu ngabo za RPA mu gihe n'ubundi cyo gutangiza urugamba. Yari umuntu n'ubundi wize, ntabwo yari inkandagira bitabo, yari umwe mu babarizwa mu ngabo za RPA bafite amashuri kandi n'ubuhanga n'ubundi mu mirimo yari yarahawe yo kuba Chief of Military Intelligence cyangwa se DMI. Yagize rero uruhare cyane mu bikorwa bitandukanye by'urugamba no mu mishyikirano yarusha muri Tanzania. Birumvikana yagize uruhare muri biriya biganiro byahuzaga u Rwanda rwo hambere cyangwa se ubutegetsi bwo hambere bwa Habyarimana ndetse n'ingabo za RPA mu biganiro byarusha. Kayumba Nyamwasa n'umwe n'ubundi mu bantu bifashishwaga mu bigendanye n'ibi biganiro byabiraga muri Arusha. Birumvikana rero yari umuntu n'ubundi w'ingenzi muri RPA. Ibingibi rero Kayumba Nyamwasa biheraho avuga ati, abantu bangiriye icyizere bakangira umuyobozi w'ubutasi kuva urugamba rugitangira, ndetse bakangirira icyizere banyohereza n'ubundi muri Tanzania mu biganiro nahuriragamo n'abandi bayobozi b'abanyabwenge batandukanye. Rero tugikomeje, yabaye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ibyo murabizi, kuva mu myaka ya za 98 urugamba n'ubundi rumaze kurangira kugeza 2002. Ni nyuma y'urugamba yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, aziyobora neza cyane nk'uko nawe abyivugira. Yavuye rero mu gisirikare maze agirwa ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde, ubwo ndavuga hagati ya 2004 kugeza 2010. So rero kugeza 2010 nibwo amakimbirane n'ubundi yatangiye kuvugwa hagati ye n'ubutegetsi bw'u Rwanda, aho yafashe umwanzuro wo guhunga igihugu ahungira muri Afurika y'Epfo. Nyuma yaho rero urukiko rwa gisirikare mu Rwanda rwamukatiye igifungo cy'imyaka 24 rumuhamije ibyaha birimo iterabwoba, gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu n'ubwambuzi. Yaje rero no gushinga ishyaka rya RNC rirwanya leta y'u Rwanda. Mbibutsa ko n'ubundi yambuwe impeta za gisirikare, yamburwa amapeti yari yarahawe bitewe n'ubundi n'ibyaha yahamijwe n'urukiko. Rero mu by'ukuri ibi bintu Perezida Kagame ndetse na General Ibingira bamuvuzeho byateje ibitekerezo bitandukanye mu Banyarwanda n'abakurikiranira hafi politiki y'akarere. Abashyigikiye leta bavuga ko rwose ibingibi ari ukuri kw'amateka kugomba n'ubundi kujya ahagaragara kugira ngo abaturage bamenye imyitwarire ndetse n'umuhate wa buri muntu ku giti cye, batagendeye ku mapeti gusa, ndetse no kugaragaza ko ubuhemu cyangwa se ubugwari bitagira imbabazi iyo bije n'ubundi ku mutekano w'igihugu.
so rero hari ababona ko nanone gusobanura amateka y'abahoze bafatanyije urugamba bituma n'ubundi habaho impaka zishingiye ku nshingano n'ishimwe ryo kubohora igihugu. Bamwe n'ubundi bavuga ko guhakana amapeti cyangwa se uruhare rw'umuntu mu gihe cyashize bituma rwose amateka y'urugamba asa n'avuguruzwa, mu gihe abandi basanga ari ngombwa cyane ko rwose uwakatiye igihango yamburwa icyubahiro cyose cy'ubusirikare, kuko n'ubundi ubu ngubu ari mu barwanya ubutegetsi buriho ndetse ari mu bakomeje gutegura ibigamije n'ubundi guhungabanya umutekano w'u Rwanda. None nyir'ubwite ubundi ibi byose abivugaho iki nicyo gice n'ubundi dukurikijeho mu nkuru yacu. General Faustin Kayumba Nyamwasa ahakana n'ubundi amakuru yose amushinja ubugwari, akemeza ko ayo magambo ari ibihuha n'amacenga ya politiki agamije n'ubundi kumuharabika. Mu nshuro zitandukanye zagiye zikurikirana kuva ahunze igihugu kugeza ku maka nka ziriya, n'ubundi agenda ashimangira ko amapeti yose yahawe mu ngabo n'imyanya yagiye ashyirwamo nk'umugaba mukuru w'ingabo n'umuyobozi w'ubutasi atayatoraguye, ahubwo ko yayakoreye kandi rwose akayahabwa hashingiwe ku buhanga, ubwitange n'ubushobozi bwe mu bya gisirikare. Akurikije rero imvugo ze zagiye zinyura mu bitangazamakuru bitandukanye, Kayumba yerekana ko iyo aza kuba n'ubundi ari ikigwari cyangwa se umunyantege nke imbere y'umwanzi, leta y'u Rwanda isanzwe izwiho kugira igisirikare gikomeye itari kumugira umugaba mukuru wayo ngo imwegurire inshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu mu bihe bikomeye, ndetse agaragaza ko iyo aza kuba ari umuntu woroheje, leta y'u Rwanda rwose ishobora kuba yaramufashe kera ikamufunga cyangwa se ngo akaba yagirirwa nabi. Agaragaza nko kuba ngo Afurika y'Epfo yaramwizereyemo ikamuha ubuhungiro, ikamuha ingabo zo kumurinda, atari ibintu buri wese abona gutyo gusa, ahubwo ko we ari umuntu udasanzwe ngo kandi ko akwiye kubyubahira, ngo kuko n'ubundi ngo nta kibi yifuriza u Rwanda, ngaramutse ngafite ngo icyo yifuriza u Rwanda ngo kibi kigamije n'ubundi kurutera cyangwa se kuruhungabanya, ngo u Rwanda ngo kuri ubu ngubu ngo amahoro abarizwamo ngo ntabwo ariyo yaba akibarizwamo, ngo kuko n'ubundi ngo afite ubushobozi ngo bwo kuyobora ingabo ngo ndetse agakora ibiremereye cyane. By'ukuri hari byinshi biremereye cyane nashobora kuvuga n'ubundi mu magambo nk'uko nawe abyivugira. Rero Kayumba Nyamwasa none agaragaza ko hari ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri yakoze akwiye kubahirwa, kandi abanyarwanda bose bakwiye kumenya. Ku barwanya icyemezo cyo kumwambura icyubahiro n'abemera ko yagize uruhare rukomeye mu mateka y'igihugu, nabo ubwabo hari ibingibi n'ubundi nabo barabishyigikiye, aho bavuga ko hari ibikorwa by'ingenzi n'ubundi byashingirwaho ngo kandi ibingibi ngo bikaba ari ibintu ubundi ngo bigaragarira buri wese, kuko Kayumba atari umuntu woroheje, ngo atari umuntu woroheje nk'uko n'ubundi ibingira yabigaragaje. Icyambere rero n'ubundi Kayumba Nyamwasa agaragaza ndetse n'abamushyigikiye bagaragaza bahuriraho ni ukuba yaragizwe umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu kuva muri 1990 kugeza 94. Niwe wayoboraga ubutasi bw'ingabo za RPA. Muri icyo gihe nibwo ibintu mu by'ukuri byari bikomeye cyane, kuba inasi cyari kimwe mu bintu rwose ngo bigoye cyane ngo kandi bisaba ubwitange. Leta ye n'abayishyigikiye bemeza ko rwose uru rwego rwagize uruhare rukomeye cyane mu kumenya imigambi y'umwanzi, bikarinda ingabo za RPA kugwa n'ubundi mu bico, bikanagira uruhare mu gutsinda urugamba. Iyo rwose ingabo zidafite ubutasi bwizeye kandi bukomeye, mu by'ukuri ingabo zihora zibona amakuru ataray'ukuri, bakisanga mu gico cy'ingabo bakicwa, bagatsindwa urugamba muri ubwo buryo. Rero Kayumba Nyamwasa we agaragaza ko ubutasi cyari kimwe mu bintu by'ingenzi cyane inkotanyi zari zikeneye, kandi ko rwose yakoze igishoboka cyose ngo amakuru y'ukuri akajya amenyekana. Icya kabiri rero ngo Kayumba Nyamwasa yakoze ni uguhosha no gutsinda intambara y'abacengezi kuva 97 kugeza 99. Mu gihe yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, u Rwanda rwahuye n'ikibazo gikomeye cyane cy'abacengezi mu cyahoze ari Gisenyi na Ruhengeri. Kayumba Nyamwasa niwe n'ubundi wayoboye ibikorwa bya gisirikare zo kubarwanya
no kubatsinda bituma agace k'amajyaruguru n'uburengerazuba kagaruka mu mutekano usesuye n'abaturage bakagaruka bakava mu buhungiro. Yagize kandi uruhare rukomeye cyane mu kurandura imigambi y'inyeshyamba za FDLR. Ubwo ngubwo n'ubundi ahanga yashaka n'ubundi gusobanura intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, avuga ko n'ubundi yigezemo uruhare, aho ku giti cye yemeza ko yagize uruhare mu buryo budasanzwe mu kurimbura imigambi no kuyobora ingabo z'u Rwanda mu ntambara za mbere n'iya kabiri zayoborewe n'ubundi muri Kongo mu gusenya ibirindiro by'abahungaga basize bakoze jenoside. Ubwo ndavuga n'ubundi ex-FARC n'interahamwe, abo bose n'ubundi baje guhinduka FDLR. Ikindi rero nanone avuga ko yakoze kandi akwiye kubahirwa no kugira uruhare n'ubundi mu bigendanye na diplomasi y'u Rwanda. Nyuma y'igisirikare yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde, aho yahagarariye igihugu mu gushimangira umubano mu by'uburezi, ubuvuzi n'ubucuruzi. Kuri ibi bikorwa rero hariho impaka zikomeye cyane ahanini nanone zishingiye ku buryo n'ubundi buri ruhande rubibona. Abamushyigikiye bavuga ko rwose ibyo bikorwa bidakwiye rwose gukurwaho, nuko yaje kugirana ikibazo n'ubutegetsi buriho, kuko n'ubundi amateka y'ibyo yakoze ku giti cye ahari kandi rwose kandi ibyo ngibyo mu by'ukuri ngo bidakwiye kwirengagizwa. Ibyo yakoze ngo bihari kandi bikwiye kubahirwa, yewe bikigishwa ngo abakiri bato nubwo n'ubundi atakivuga rumwe nabo, ariko nanone ibyo yakoze hari icyo byatanze, hari abo byatabaye ndetse hari aho byagejeje u Rwanda muri rusange. Leta rero n'abayishyigikiye harimo n'ubundi na Ibingira n'abandi batandukanye nk'uko wagiye ubyumva, bo rwose bemeza ko nubwo yari muri iyo myanya rwose bitabura kuvugwa ko atarayikwiye mu buryo bwe bwite bw'ubutwari. Aha niho n'ubundi Ibingira ahera avuga ko Kayumba yakoraga mu biro bya DMI aho kuba ku rugamba imbere ngo ahangane n'umwanzi, naho perezida n'ubundi we agashimangira ko yahindutse kubera irari rya politike n'umurengwe, bityo rero n'ubundi ibikorwa bye bikaba bitagifite agaciro, kuko n'ubundi yaje n'ubundi gutatira igihango agahitamo kuba umwanzi n'ibindi bitandukanye. Igiharigwa rero kuri ubu ngubu n'ubundi nuko ibyo avugwaho byose we rwose abihakana, avuga ko nubwo yakoze mu rwego rwa diplomasi ariko nanone yagize uruhare mu guhangana n'interahamwe n'ibindi bitandukanye n'ubundi byari bibangamiye u Rwanda rw'icyo gihe, ko rero ibyo byose akwiye kubyubahirwa, ngo kandi ko n'ubundi ubwo bushobozi naho bwigeze bujya. Ahangaha rero n'ubundi niho wenda dushobora guhita twinjira mu busenguzi bwihariye, ariko umwanya watujyanye, amasaha yatujyanye, naho ubutaha nuko Kayumba Nyamwasa bavuga ko ubwo bushobozi n'ubundi yari afite mu myaka yashize naho buzigira bujya, ndetse ko akibufite. Ibita n'ubundi bitera impungenge bamwe na bamwe bibaza bati niba Kayumba avuga ko afite n'ubundi ubushobozi, ubwo bushobozi akibufite, ubwo ngubwo ntabwo yarari guca amarenga agaragaza ko ashobora n'ubundi kongera kwinjira muri ibyo bikorwa u Rwanda rukisanga mu kaga. Wenda ibyo ngibyo tuzagenda tubigarukaho, gusa ariko igihari nuko ibyo ngibyo ari byo Kayumba Nyamwasa n'ubundi yasubije abayobozi b'u Rwanda bari bakomeje kugenda bamugaragaza nk'ikigwari ndetse bamugaragaza nk'umuntu udashobotse. Ngayo nguko.